Hello my love, ese basi wiriwe neza? Umutima ukunda numva wongeye kuwukumbura. Gusa uri kuri y'amaso yanjye ariko muri njyewe ni wowe wuzuye mu mutima. Ndagukumbuye gusa ndabizi ko tuzabonana vuba kandi ndagutegereje kandi ndagukunda cyane rukundo. Ese basi ujya wiyumva nkuko niyumviye tutari kumwe? Ujya ubasha gusoma SMS nandika rimwe na rimwe mu gitondo nimugoroba? Ndabizi rimwe na rimwe birakugora bitewe n'akazi kenshi wagize, ariko muri njyewe nizeye ko basi uzirikana untekereza nta cyakundutira. Haragiye mba nicaye ahantu hamwe numva naturiza muri wowe, mu mutima wanjye waturana n'uwawe basi, umwe ukajya iburyo undi ukajya ibumoso. Gusa nkibuka yuko Gihanga ariyo Mana yahanze ko buri wese azatunga uwe bwihariye kandi ukujya ahantu habugenewe kujya. Iyo wari uzi agaciro mp'amagambo yawe, wagaye ibyiyumviro byanjye, amahirwe tukabonana. Gusa yuko nyine sinabikurenganyiza. Ntabwo mbabaye kubera yuko udahari, ahubwo mbabajwe nuko ndi gukumbura cyane bikandenga. Njya nibaza ngo ese basi abantu twese tuye mu rukundo ni gutya tumera? Abantu bajya bavuga ngo buriya ngo urukundo ngo ni agahararo, ngo ni ibintu umuntu yishyiramo, ariko burya nimba ibyo umuntu yishyiramo, buri muntu wese yifurije kuba yajya mu rukundo nk'urwundi mu kantu kanya. Nimba urukundo ari agahararo koko, buri muntu wese yifurije guhora nk'urwo naharaye. Mbaze yuko ahantu ndi, ahantu mpagaze, ahantu nicaye, ahantu ndyamye, ahantu nicaye ku meza, igitekerezo cyane kiba kiri kuri wowe. Mbaze nuko SMS ya mobile money, Airtel money, SMS ya WhatsApp yose ije mpita nkihutira kuri ayo mo password muri phone kugira ngo ndebe ko basi yaba ari ijambo hayi riguturutseho. Rukundo, bamparanira kuzaba indoto zawe, bamparanira kuzaba inzozi zawe. Mba numva yuko iteka ryose ibyo nyifuzaho byazakubaho gusa ari byiza gusa. Yego ryo mu rukundo ntaburamo agatotsi, ariko mba numva kajya katasinze, ahubwo kajya gahora gakangutse. I love you my love. Urugaca mu buzima bwanjye. Guys, wowe wakunze story yanjye cyangwa se wakunze story y'urukundo, yajya kuri YouTube channel yacu, kuri subscribe kuri Rwego 2. Ndabizi ko mwese musigaye mukunda story zanjye ukuntu zivuga ku marketing, so kora subscribe kuri Rwego 2 tuzatubana kenshi, following TikTok yacu, Instagram ndetse na X murakoze WhatsApp.